kuva no muri fiançailles uko mubatse ibintu byanyu niba mwaratangiye muri fiançailles wubaha umufiance wawe w'umugabo niba byaratangiye communication uyubahiriza aho mwasezeraniye ariho muhurira niba byaratangiye utajya umubeshya uri umunyakuri kuri we bizakomeze no mu rugo cya cyubahiro ntuzagihagarike ya myitwarire myiza ntuzayihagarike kwa kuvugisha ukuri wamubwiraga n'ubundi ntuzabihagarike bikomeze nibikomeza wa mugabo nawe azakomeza kubera mwiza azakomeza kubaha azakomeza gukunda ariko hari igihe bagera mu rugo hakabamo kudegaja cyangwa koroshya umugore kobwa niba yabikoraga kugira ngo umuhungu amukunde bazabane yagera akavuga ati cyo nashaka ndakibonye n'uburinganire sasa ese uburinganire bwemera oya simwemera nemera ubwuzuzanye kandi ko uburinganire bazagahinduka ntabwo umugore n'umugabo baringanira mu rugo baringanira mu kazi baringanira mu mashuri ariko mu rugo ndabizi niyo basezeranya baravuga ngo umugabo ni umuyobozi w'urugo yego ariko mu basigaye bavuga ko hagati y'umugore n'umugabo bahitamo uko itegeko rivuga ubu umuyobozi si ariko ubwo urumva baracurika uko Imana yabikoze ntabwo bizakunda ese katari abapasiteri bageze mu bapasiteri nibo babihindura bakavuga ngo wenda nk'uko Bibiliya yabigaragaje ko umugabo ari umutwe w'urugo ushobora kuba utari n'umupasiteri ariko nubwo utaba umupasiteri twese twaremwe n'Imana origino imva n'imvano inkomoko y'ibintu byose ni Imana rero mu by'ukuri buriya buringanire babuzaniye kubera ko kera abagore cyangwa igitsina gore cyakandamizwaga mu mashuri bagahezwa mu mirimo bagahezwa no mu rugo ndetse ugasanga barahohoterwa cyane ariko mu by'ukuri ntibikuyeho ko umugabo ari umuyobozi w'urugo head of the family yego ubona ari icyo umugore akwiye gukora kugira ngo urugo rwe rube rwiza uko imyaka igenda iba myinshi aho kugira ngo amenyere ibyo mu rugo cyangwa amenyere umugabo cyangwa se yumve ko ari ibisanzwe ubona ari icyo umugore akwiye gukora kugira ngo mu rugo rwe bihora ari bishya urugo rwe rukomeze kuba rwiza kurusha wihangayika habonetse muganga gakondo utanga ubuvuzi bw'umwimerere kandi bushingiye ku bimera nahivurije umwijima mpivuriza n'iby'amabanga y'abashakanye bankoraho riraka ni abahanga pe waba warabaswe n'ibibazo byo kwikinisha bigatuma amabanga y'abashakanye atabasha kugenda neza tambuka tugukize umuze nawe ubashe kunoza amabanga y'abashakanye ubu mubona nahoranye ikibazo cyo kutabyara nkajya ntekereza ko narozwe nyuma naje guhura n'umuganga aramfasha ndakira ubu nanjye ndi umubyeyi nyuma yo kugira ikibazo cy'imisemburo mike bandangiye ivuriro rigana baramfasha icyo kibazo kirakemuka nyuma naje kujyana n'umubyeyi wanjye afite ikibazo cya hypertension ubu ngubu n'umuzi kubivuza indwara nk'umwijima impyiko rubagemande amibe igifu kubyimba prostate umutwe imitsi ndetse n'izindi namwe nimutambuke kuko mwashyizwe igorora kuba ari imahanga namwe mwihangayika mwibaza uko imiti yacu iraza kubageraho kuko dukora na DHR tukabagezaho imiti yacu kandi mu gihe gito cyane umugore iyo yubashye umugabo akagerageza kuganduka nk'uko Bibiliya ivuga nubwo atabyuzuza kuko ni umuntu umugabo arahinduka biri otomatike umugabo aribwiriza kamere zikagenda umugabo aribwiriza koroha icyubahiro cy'umugore gihindura umugabo icyubahiro cy'umugabo yego ikintu kimwe ukuntu bamwubaha rero hari iby'ingenzi yego tugiye nko muri sexology ibintu bijyanye n'imibonano yego mu cyubahiro cyabo irimo cyane cyane ko buriya mu by'ukuri nicyo gikora umuntu iwawe
kiriya nicyo gikura umukobwa nicyo wawe, cy'ingenzi. nicyo kizatuma umuntu asiga se na nyina akabana n'umugore wa karama. Dutangire tubaha ikaze muri iki kiganiro, kandi twifuriza gukomeza kugira amahoro y'Imana no kugubwa neza muri Kristo Yesu. Wowe utarakanda kuri subscribe turagira ngo ukandeho kugira ngo ujye ubona ibiganiro byacu uko bikurikirana uko bukeye n'uko bwije. Waramutse, ushobora kuba utuye uyu munsi ari mu rukerera kandi mwiriwe neza, ubwo turavuga bari mu gihugu cyacu kuko hari igihe akenshi dukora ibiganiro mu masaha y'igicamunsi, kandi murabona ko uyu munsi twongeye kugarukana n'umubyeyi Mama Queen nk'uko bisanzwe hano ku channel yitwa Isanamitima TV. Isanamitima TV. Ngira ngo wahumvishe kandi usanzwe uhakurikirana ibiganiro byinshi bitandukanye bijyanye n'Isanamitima, inama zitandukanye, ndetse kenshi tugenda tugaruka ku muryango. Uyu munsi rero noneho Mama Queen turakwakira, hari abantu barakuzi sina ngombwa ko wongera kwivuga. Uyu munsi tugiye kubwira abantu iki? Urakoze Spirit. Imana iguha umugisha. Mu by'ukuri ku Isanamitima tugira ibintu byinshi byo gusana imitima, byo gusana ingo, imiryango, ariko uyu munsi ndumva tugiye kuvuga uruhare rw'umugore mu muryango. Yego, uruhare rw'umugore mu muryango, cyane ko yitwa mutima w'urugo. yego, Umunsi tumwite mutima w'umuryango. ya Ngira ngo n'ubundi urugo ni umuryango. yego. Kenshi ibiganiro byacu iyo turi kubitangira tubanza gusenga Imana kugira ngo ibane natwe. Abanza ugasenga. Reka abadukurikiranye mwese ndizera ko mwubaha Imana, twubaha Imana dusenge. Uwiteka Imana nyir'ibihe bitarangira iteka, duciye bugufi uyu mwanya tuguha icyubahiro, tugushyira hejuru kuko niwe waturemye. Tugushimiye ubuntu bwawe bw'umwuka uduhaye wo guhumeka twebwe abariho, icyubahiro kibi cyawe. Turakwinginze ngo ubane natwe mwami muri studio za Isanamitima, kuri kamera, ku badukurikiranye bose, kugira ngo ibyo tugiye kwigisha no kuvuga ntaba ari twe ahubwo aba ari umwuka wawe ubiyoboye muri byose, kugira ngo bisane imitima, bisane ingo, bisane imiryango, bibe igisubizo kuri bose, ababyumva n'ababikunda n'ababikurikirana. Urakoze kubyumvise kandi ubikoze, ni mu izina rya Yesu Kristo. Amen. 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 Yego. Waruvuze ngo uyu munsi tugiye kuvuga ku mugore ko ari we fatiro. Uruhare rwe mu muryango. Uruhare rwe mu muryango. Uyu munsi ubona ufasha umugore n'umugabo ukabagereranya umuntu ufite uruhare runini mu muryango ari ubu? Mu by'ukuri njyewe hari abavuga ko bose bafite uruhare rungana 50-50, ariko njye simbyemeranya nabo. Umugore niwe ufite uruhare runini. Ubwo ni ku bijyanye n'inshingano cyangwa turagira ngo dusobanurire abantu. Akenshi iyo bavuga 50-50 muri leta usanga bya bindi by'ivangamutungo, ariko noneho ngira ngo tugiye kugaruka ku bijyanye n'icyo bita kubaka urugo. Hanyuma nituvuga 50-50, abantu ntibaze kumva ko hazamo guhaha. Benshi bahita bajya akavuga bati gute se umugore arusha umugabo uruhare runini kandi umugabo ari we utunze urugo. Ahubwo ndagira ngo twinjire ku cyo twakwita nk'umuco ahari. Yego. Naho ngaho. Karibu rero. Nibyo ako kantu kosoye, nibyo bataza kugira ngo twahinduye uko bisanzwe. Kuko umuntu yahita yibaza ati gute umugore ari we ufite uruhare runini kandi umugabo ari we uhahira urugo. Turi kuvuga bya bindi bisanzwe byo mu rugo, umuco, uburyo bwo kubana, uburyo bwo kumvikana, urukundo, gusenga, ibintu nk'ibyo. Buriya Spirit, abanyarwanda bazi ubwenge, kuko baravuze ngo umugore ni mutima w'urugo. Noneho bihura n'ijambo ry'Imana nanone.
rivuga ngo ubonye umugore mwiza aba abonye ikintu cyiza, rivuga ngo umugore w'ubwenge yubaka urugo rwe, ngo ariko umupfapfa ararusenya. Noneho bikanyereka muri Bibiliya hari ibyanditswe byinshi. Bibiliya iragenda ikabwira umugore mwiza ninde wamubona arusha cyane rwose mayijana igiciro n'ibindi yewe uyu mugore Bibiliya iramuvuga kabisa, ikamuvuga. Rero niba Imana yaramuvuzeho ikamubwira kenshi uburyo itabwira n'umugabo, ni ukubera ko izi ukuntu yamuremye, cyangwa Imana yabonaga ari umuntu ugoranye. Ahubwo yabonaga ari umuntu woroheje, yabonaga ari umuntu ufite umutima woroshye ushobora kunyuramo byoroshye, kubera ko niyo yawuremye uwo mutima. Kuko aho yageze iravuga ngo umugore mubi kamuvuga ukuntu Bibiliya yagera ku mugore mwiza nawe ikamuvuga ukundi. Ubwo urumva rero nkurikije uko Imana yaremye, buriya nitwigisha ingo, nitwigisha imiryango, ntitugatandukanye uko Imana yabiremye, kuko Imana niyo nyiri umuryango, niyo nyiri umuntu, niyo nyiri ibintu. Uko yabiremye, uko yabivuze, ni uko nta wabihindura. Noneho rero ukuntu yaturemye, umugabo ukuntu yamuremye, icya mbere niwe yabanje kurema. Umugabo niwe Imana yaremye ubundi. Umugabo ubundi niwe Imana yaremye. Umugore ntiyaremwe kuko yavuye mu mugabo. Yakuye mu mugabo. Nyuma nabwo Imana ibonye ko atari byiza ko umugabo abaho wenyine. nta mufasha. Aha. Imana yabonaga umugabo yigunze. Yego. Icya kabiri, Imana yaravuze ngo bagore mugandukira abagabo banyu nk'uko mugandukira Kristo, cyangwa nk'uko mugandukira Imana. Kuganduka no kubaha, ariko kubaha kurenze, ngo kuko ngo umugabo ari umutwe w'umugore, ngo kuko Kristo ari umutwe w'itorero. Imana yaragiye iramufatana nabwo imuha icyubahiro, imugeranya na Kristo, kandi Kristo mu yandi magambo ni Imana. Aravuga ngo bagore mugandukire abagabo banyu nk'uko bikwiriye abari mu mwami wacu. Bagabo namwe mukunde abagore banyu, ntimubasharirire. Aho ni he? Aho ni mu Bakolosayi 3:18. Hari no mu Befeso, rero niho navuga. Yego. Ariko bijya gusa biruzuzanya. Bijya gusa. Rero icya mbere umugabo ni waremwe, icya kabiri umugabo ni umutwe. Ni umuyobozi w'umugore. Urumva, yego nibyo umutima ntiwabaho umutwe udahari. Ariko mu by'ukuri uko kuntu Imana yaremye abagabo, nicyo nashaka kuvuga, yabaremanye n'umutima utoroha byoroshye, ukomeye. Yego. Abagore rero ituremana umutima w'imbabazi, wo guca bugufi, wo kurekura ibintu vuba, wo gusaba imbabazi vuba, wo kubyara, wo gutwita, wo konsa, wo kurera, cyane ko ari twe tubyara n'abo bagabo. Yego, handi mu Befeso haravuga ngo bagore mugandukira abagabo banyu nk'uko mugandukira umwami wacu, kuko umugabo ari we mutwe w'umugore. Umuzi w'ubuzima. Kuri ubu Extra Power Formula, wa muti kabuhariwe wirahirwa mu kuvura abagabo batakibasha kwisayidira, ndetse ukaba n'ikimenywa bose mu kuvura bikinishije. Twawushyize kuri promotion. Umwihariko wa Extra Power Formula ni imbatura mugabo, ikaba umuti karundura mu kugarura akanyamuneza mu muryango. Uwayimenye ntayishidikanyaho cyangwa ngo ayigereranye, kuko irihariye kubera ubudasa bwayo mu bushobozi. Naho ibyo kwikinisha n'ingaruka zabyo bisigara ari nk'umugani. Hehe no kugenda uhungetwa, ubabara umugongo, uzunga isereri, cyangwa se ubabara umutwe. Nimutugane tubafashe. Ukorera mu Gatsata, wanaduhamagara kuri nimero zacu 0786 04 04 36 w'umugore we, nk'uko Kristo ari umutwe w'itorero. Rekera aho niho nashaka. Nturengaho. Ntabwo mparengana. Urumva rero Imana uko yaremye nuko nguko umugore uzasanga ataca bugufi vuba, atavuga sori vuba, adasaba imbabazi vuba,
atoroha muri kamere, uhangana, w'ingare, w'intagondwa, uzasanga kenshi bamwita igishegabo. yego Kubera iki ko ateye nk'abagabo? Ibyo wari wabibona? oya bijya bibaho Rero mu by'ukuri iyi mico umugore mwiza, umugore w'imico myiza, umugore w'ubugwaneza, umugore wubaha umugabo uko bikwiriye, umugore wubaha umugabo uko bikwiriye. Buriya ushobora kuba umaze igihe gitoya wubatse, ntabwo ari kinini rwose. ese buriya ni nka ikingana iki? Imyaka iri hafi ine. aya mara nayo si mike, buriya uragwarwanyije. Buriya nawe ufite ikintu uzatubwira kuri kamera. Hari akantu gatoya nzi. Buriya umugore iyo yubashye umugabo akagerageza kuganduka nk'uko Bibiliya ivuga, nubwo atabyuzuza kuko ni umuntu, umugabo arahinduka biri otomatike. Umugabo aribwiriza, kamere zikagenda. Umugabo aribwiriza koroha. Icyubahiro cy'umugore gihindura umugabo. Icyubahiro cy'umugore gihindura umugabo. Yego. Mbese ni imbuto nziza umugabo yasoroma akibwiriza agakira, nubwo yaba ari mubi agahinduka. Niyo mpamvu rero mvuga ngo uruhare rw'umugore mu mico, mu mibanire, mu mivugire, muri kominikasiyo, mu guca bugufi, bihindura umugabo. Urugo ntabwo rubaho kubera rufite amafaranga menshi, ntabwo amafaranga menshi ariyo yubaka urugo, ntabwo ibiryo byuzuye inzu ari byo byubaka urugo, ntabwo amamodoka n'amazu ari byo byubaka urugo, nubwo nabyo ari byiza, ariko urugo rwubakwa no guhuza mu mico. Mico iyo yananiranye na bya bindi byose biba ubusa. Mutangira kubirwaniramo, kubihanganiramo, no kubyicaniramo. Yego. Rero mu by'ukuri njye ndavuga, mpora mbivuga, kandi bagore bagenzi banjye mujye munyumva, munambabarire, mubanze mwumve point basi. Noneho niba mwumva hari n'ibyo mvuga bitari byo, mumpamagare mumbaze, cyangwa munyandikire no muri comment mumbaze, mu mwanya wo kuntuka, mu mwanya wo kuvuga ngo mama Queen akandamiza abagore, mu mwanya wo kuvuga ngo mama Queen nawe ntabwo nakandamiza abagore bagenzi banjye, nanjye ndi umugore, ahubwo ni uburyo bwo kubigisha. Umugabo nawe urabizi, nk'uko Imana yamuhaye icyubahiro mu ijambo ryayo, bakunda icyubahiro iyo batakibonye, nubwo waba wamukoreye ibingana iki ntabibona, ntabwo yumva yishimye. Nubwo waba uri mwiza gute, nubwo waba ntacyo abona. Icyubahiro cy'umugabo rwose nibyo njya nigisha n'abakobwa muri bridal shower. Nkababwira, numenye icyubahiro cy'umugabo azagukunda, azagukundwakaza, azaguha buri kimwe cyose, afite. Kandi niko kuri. We nubizi. Ndabizi. Hanyuma ndi kwibaza ngo umugore niba koko ari we mutima w'urugo, mu gihe umugore ari mu rugo ariko nyamara umugabo akaba amubwira nabi, amutuka, amutoteza, amuhohotera, umugore yakubaka urwo rugo gute? Mu by'ukuri biriya bintu ntabwo ukuvuga ngo ihohotera, itotezwa, kubwirwa nabi, ibyo byose ntabwo biza uwo munsi, nta nubwo bipfa kuza, kereka warashatse umusazi. Ushatse kuvuga ko umugore ari utuma biza? Oya, bigira ikibitera kubera ya myitwarire nyine, ya mico, kwa kudahuza. Umugabo uzi ko ashobora kubikora kubera ko yabuze na cya cyubahiro cye. Uzi ko ashobora kubikora kubera ko yabuze n'icyubahiro cye mu rugo. Ashobora se basi kuba bikora, umugore yamugandukira, yamwubaha, akamuhindura. Icyo nshaka kuvuga, ibintu byose bihera kuri fondasiyo.
aho urugo rwatangiye, aho rwatangiye ndetse kuva no muri fiyansaye. Uko mwubatse ibintu byanyu, niba mwaratangiye muri fiyansaye wubaha umufiyanse wawe w'umugabo, niba byaratangiye kominikasiyo uyubahiriza, aho mwasezeraniye ariho muhurira, niba byaratangiye utajya umubeshya uri umunyakuri kuri we, bizakomeze no mu rugo. Cya cyubahiro ntuzagihagarike, ya myitwarire myiza ntuzayihagarike, kwa kuvugisha ukuri wamubwiraga n'ubundi ntuzabihagarike, bikomeze. Nibikomeza wa mugabo nawe azakomeza kubera mwiza, azakomeza kubaha, azakomeza gukunda. Ariko hari igihe bagera mu rugo hakabamo kudegaja cyangwa koroshya. Umukobwa niba yabikoraga kugira ngo umuhungu amukunde bazabane, yagera akavuga ati icyo nashaka ndakibonye. Ni uburinganire sasa. Ese uburinganire urabwemera? Oya simwemera. Nemera ubwuzuzanye. Akantu ko uburinganire bazagahindura. Ntabwo umugore n'umugabo baringanira mu rugo. Baringanira mu kazi, baringanira mu mashuri, ariko mu rugo ndabizi niyo basezeranya baravuga ngo umugabo ni umuyobozi w'urugo. Yego. Ariko ubu basigaye bavuga ko hagati y'umugore n'umugabo bahitamo, uko itegeko rivuga. Ubu umuyobozi si. Ariko ubwo urumva baracurika uko Imana yabikoze. Ntabwo bizakunda. Ese katari abapasiteri, bageze mu bapasiteri nibo babihindura, bakavuga ngo wenda nk'uko Bibiliya yabigaragaje ko umugabo ari umutwe w'urugo. Ushobora kuba utari n'umupasiteri, ariko nubwo utaba umupasiteri twese twaremwe n'Imana. Origino, imva n'imvano, inkomoko y'ibintu byose ni Imana. Rero mu by'ukuri buriya buringanire babuzaniye kubera ko kera abagore cyangwa igitsina gore cyakandamizwaga, mu mashuri bagahezwa, mu mirimo bagahezwa, no mu rugo ndetse ugasanga barahohoterwa cyane. Ariko mu by'ukuri ntibikuyeho ko umugabo ari umuyobozi w'urugo, head of the family. Yego. Ubona ari icyo umugore akwiye gukora kugira ngo urugo rwe rube rwiza, uko imyaka igenda iba myinshi, aho kugira ngo amenyere ibyo mu rugo cyangwa amenyere umugabo cyangwa se yumve ko ari ibisanzwe. Ubona ari icyo umugore akwiye gukora kugira ngo mu rugo rwe bihora ari bishya, urugo rwe rukomeze kuba rwiza kurusha. Reka nkubwire, ni byinshi twavuga, ariko n'ubundi ntabwo ndi bujye kure y'icyo twavugaga, kuko byose bikubiye mu cyubahiro cy'umugabo. Kuko umugore naganduka uko bikwiriye, akubaha umugabo uko bikwiriye, akagira umugabo we udasanzwe, akamutandukanya n'abandi bantu bose umugabo yatoranyije ku isi yose, yarambagijwe na benshi, yakunzwe na benshi, atoranyamo umwe. Uwo rero niwe akwiye kugira unique, akamwubaha kuri buri kimwe cyose. Ubwo ntabwo ari ubukandamizi, kuko kubaha n'ubusanzwe ni umuco, ni indangagaciro y'Abanyarwanda. Kubaha, njya mbaza abakobwa nkababaza, mbigisha muri bridal shower, nkababaza nti uyu mugabo hari uwamuguhatiye atoye? Si wowe wamutoranyije ku isi yose? Si wowe ati cyane. None si umuntu watoranyije ku isi yose si uwo kubahwa? Ati rwose. None se kubaha si umuco w'Abanyarwanda? Ati cyane. Sinzi aho bava bavuga ngo kubaha umugabo ni ubukandamize, kandi kubaha ari umuco. Ni umuco waguhesha icyubahiro mu rugo rwawe, ni umuco wakubahisha ababyeyi bawe, ni umuco wakubahisha abo muvukana. Umuntu wese akajya avuga ati uyu mwana wo kwa kana karubaha, bivuga ko na mama we yubahaga se, bivuga ko waba ariko bamutoje, ariko bamureze. N'Imana irakubaha ikaguha umugisha. Rero abagore iyo bubashye abagabo babo, ibindi bintu byose umugabo mwabifatanya. Kabone na bya bindi bya hano muri Afurika tuzi ko umwana w'umuhungu yakuze atajya mu gikoni, atoza ibyombo, adakoropa. Ugasanga niyo ageze mu rugo ntashobora kubikora noneho kubera ko nyine niko yarezwe. Ariko iyo wubashye umugabo
uko bikwiriye nabyo arabikora, arateka icyagiye mudafite umukozi yego, cyangwa akabana n'ahari akavuga ati muhe konji, cyangwa se akanavuga ati uyu munsi ndumva nshaka kugutekera akantu spesiyali kugira ngo agushimishe. Umugabo wabonye icyubahiro mu rugo rwe rwose ibyo arabikora, ni amahoro. Yego, birasobanutse kandi birumvikana. Umugore uhoza induru ku mugabo bamugiriye inama, iyo ngiye mu mategeko byitwa ko ari inkeke. ni inkeke, ni inkeke. ugasanga nyine bijya bibaho, ariko abantu batwumva ntibagire ngo wenda twibasiye umugore cyane, nuko wenda niwe twavuze niwe twavuze ko umugore ubundi kumusobanura birakomeye. Umugore ni umuntu udasanzwe cyane, kuko hari umusizi witwa Rumaga wamuvuzeho, avuga ukuntu atwita amezi 9 agenda yigengeseye n'ibindi, akabyara konsa akarira agakuza. Mu by'ukuri nayo mpamvu ahari yiswe mutima w'urugo. Yego, niyo mpamvu uyu munsi twamuvuze, kandi uzi ukuntu umutima ukubiyemo byose. umutima ukubiyemo byose. Noneho rero uyu mugore uhoza umugabo ku nkeke kandi yakabaye umutima w'urugo, we turamwita iki? Buriya rero hari ukuntu umuntu aba yararezwe, aho yarerewe, ubuzima yanyuzemo nabyo birakonta, biramataringa, bikurikirana umuntu. Niba yarakuze abona nyina ari umuntu udatuza, uhora atongana, utagira ikimunyura, ashobora guhagarara hejuru ya se akamubwira ibyo ashaka, ugasanga ijwi harumvikanamo umugore gusa, ni umunyantonganya, ni umunyantondo, ubwo na wa mwana bizamukurikirana. Ni nko kubiba imbuto mbi mu mwana wawe. Noneho mu by'ukuri hari n'igihe umuntu areba nabi atazi ko areba nabi, akavuga nabi atazi ko avuga nabi, yego, akaba azi ngo aravuga ariko abandi bakumva atongana cyane kubera uko areba nuko avuga, rangaje yabo, rangaje. Hari n'ubikora pe atabizi, yego, banamubwira bati ko utongana, ati ariko ngewe ntabwo natonganye. tuzi ukuntu navuze neza niyoroheje, amara wabwira akabona yatonganye. Yego, ariko hari n'ubikora abizi. Uwo rero ubikora abizi, reka mbanze mubwire ngo nta kintu kibabaza umugabo nk'intonganya za hato na hato, nta kintu kirakaza umugabo nko kumugendaho buri kanya, watinze he, wanyuze he, ninde murimo kuvugana, ugasanga na telefoni yarayirebamo, ngo arebe abo bavuganye, arayikontorora, arebe mesaje yanditse, mbese mu by'ukuri aramugendaho mu buryo bukomeye. Ibyo rero bibabaza umugabo ku buryo wamwirukana no mu rugo.